Uyu munsi nifuje ko tuganira ku biganiro tugirana n'abandi. Niba uri mu rugendo rwo gukira ibikomere cyangwa se ukaba uri mu rugendo rwo gutera imbere, ita ku biganiro ugirana n'abandi. Baba ari abantu bo muri environment yawe mu buryo bwa hafi cyangwa se abo ugenda uhura nabo hirya no hino, ibyo biganiro bigira icyo bikongeraho, bikungura cyangwa se bigusubiza inyuma. Ni ngombwa rero kubyitaho ukareba abantu uhura nabo, ibyo muganira icyo biba bigamije. Niba muhura mukaganira ku bintu bibateza imbere, ku bintu bikubaka, byubaka ubwonko bwawe, gutekereza, byubaka vision ufite, goals ufite, cyangwa se niba ari ibiganiro bigusubiza inyuma, niba ari ibiganiro byo kuvuga ubuzima bw'abandi, ibyo twita gossiping, cyangwa se ibiganiro bijyanye no kwiramanta, ibyo bita complaining mu rurimi rw'icyongereza. Mu kinyarwanda numva ijambo ritari kuza neza, hahandi usanga muhuye n'abantu, tuvuge wenda ni nk'abantu mukorana cyangwa se mugendana, ariko ibiganiro byanyu bikaba biganje mu guhoramo complain uko ubuzima bwanyu bumeze butari bwiza, uko mutabyishimiye, uko mukora akazi mutishimiye, uko muhembwa amafaranga mutishimiye, mbese ugasanga umwe aratera undi arikiriza, ariko muvuga ibintu ubuzima murimo ariko butabubaka. Aho kugira ngo wenda muganire ku buryo mushobora kuba mwakwikura muri icyo kibazo, mvuga uti akazi nkora ndabona katagiraho kangiza, niki nakora kugira ngo ngere ku kisumbuyeho, ugasanga muri kuganira bya bintu bibasubiza inyuma. Izi energy rero iyo zihuye ziri contagious kandi bigaproduce nyine bwa buzima murimo mutishimiye. Donc izo energy uko zisohoka zigahura ziri multiplier. Yaba ari zimultiplier mu bintu bigusenya, biragusenya noneho biruseho, ariko nanone wajya muri bya biganiro bikakubaka kurutaho. Ubwo rero ugomba gutangira kujya ubitekerezaho, ukareba abantu mugendana, abantu muvugana, ibyo muvuga, niba muvuga ibintu bibubaka cyangwa se niba muri kuvuga ibintu bibasenya kurushaho. Niba mwicara na bagenzi bawe mugashimishwa no kwicara muvuga ubuzima bw'abandi, uko babayeho, ibyababayeho n'ibindi, uba uri guta umwanya wawe, wa mwanya wakagombye gukoresha mu gutekereza ikiguteza imbere. Uba uri guta umwanya wawe, wa mwanya wakagombye gukoresha mu gutekereza uko wahindura ubuzima bwawe. Ubwo rero ni ikintu mwakagombye gutangira gutekerezaho, ukareba ibiganiro ugirana n'abandi, ese bimariye iki, bifite izihe objective, biranyungura iki, birangiza kuki. Waba ubona ibyo biganiro ari bitagize icyo bikumariye, ukabikura mu buzima bwawe. Waba ubona kandi ibyo biganiro hari icyo bikumariye, hari aho bikugeza, ugakomeza kwiyasosiya na ba bantu, kuko uburyo ngo umutwe umwe wifasha gusara, ariko iyo muhuye murenze umwe, mufite ibitekerezo byiza, mufite objective zo kugera ahantu hakomeye, byanze bikunze mubigeraho. Nanone wahura na babandi bafite ibiganiro bidafite icyo bikumariye, bya bindi byo gukomplaina cyangwa se kuvuga ubuzima bw'abandi, ariko nta bushake na buke bafite bwo kugira ngo babashe kwikura muri bya bibazo barimo, nabyo bigira icyo bikwafektaho. Ubuzima tubamo tubayemo by multiplication. Icyo ushyira hariya kiri multiplier, kirikuba inshuro nyinshi. Niba ari yamaganya uhoramo, azimultiplier, kuko niyo energy utanga hanze, nibyo wohereza ku Mana bikakugarukira. Niba energy zikubaka arizo utanga hanze, niba uri wa muntu ushimishwa no gufasha abantu, ugahumuriza abantu, ukababera support, ukaba umuntu positive mu buzima bwabo, birakugarukira. Noneho wagira na ba bantu bameze gutyo, bari muri environment yawe, mwese muhuje objective, muhuje goals, mufashanya gutekereza neza mu mutwe, nibyo bigufasha gutera imbere. Nuko rero muvandi, niba ukigowe n'ubuzima, ukabubona ubuzima bwawe butavaho buri, ukabubona gushaka gukira ibikomere byawe utabigeraho,
tangira wisuzume, urebe ibiganiro ugirana n'abandi, urebe niba ari ibiganiro bikubaka cyangwa se niba ari ibiganiro bigusenya, kuko wa mwanya ubiha bigira icyo bisiga bigusigiye, kikaba ari cyiza cyangwa se kikaba ari kibi. Urufunguzo ni wowe urufite, ni wowe ugomba kumenya uko ushobora kubikontorora, ni wowe ugomba kumenya abo ugendana nabo, niba ari abakubaka ukamenya abo uvugana nabo, ukamenya abo uha bya biganiro byawe cyangwa se n'ababikuzanira. Urufunguzo ni wowe ufite, nta wundi urugufitiye, ni wowe ushobora kubigida ukavuga uti ibi bintu biranyubakira ubuzima cyangwa se birabusenya, ni gute nshobora kubivamo nkabikura mu buzima bwanjye cyangwa se nkabyongerera nkurikije icyo binzanira mu buzima bwanjye. Ayo nguko rero, ita ku biganiro ugira n'abo ubigirana nabo, urebe niba ari ibikubaka cyangwa se niba ari gusenya, ubundi urufunguzo ni wowe ufite rwo kuvuga ngo ndabigumanye cyangwa se mbikuye mu buzima bwanjye. Ngaho komera rero, ukomeze utere imbere, Imana iragukunda, urakabaho.